ikintu nagarukaho cyambere cyabirukanye ni umusaruro nyene muri equipe ya Viziyo. Viziyo turebye mu itsinda iri mu ku mwanya niba atari wa 4 no wa 5. Turebere neza Samir. Viziyo ni equipe ubundi oya iri muzanyu mu cyiciro cya kabiri. Mu cyiciro cya kabiri ntabwo imeze neza ntabwo ifite imibare myiza. Viziyo ku bantu bayizi ubundi Viziyo y'Inyamirambo isanzwe ijya mu babakinnyi babandi n'ubundi babuza ama equipe yo mu cyiciro cya mbere cyane yuko Viziyo ari equipe favoriza abakinnyi kubongera kubona ama equipe mu cyiciro cya mbere. Ni equipe iri kwitara Inyamirambo harani kwitara kuri hano kuri tapi hano kuri kumumena ni ikorera ni ikipe ubona yuko iba yifuzwa gukinamo n'abakinnyi bagiye batandukanye hagati twatoye twemeza ko ejo tutazaza tite kuvuga ejo dukore nanjye ariko yazaga korana oya azakira abafana nyine magenzi banjye mutaje tite ejo no munsi wo kujya kwitekerezaho tukipanga neza tugana n'imiryango twajeje abantu yuko tugomba kuzana ingamba nshya mu mwaka tugomba kugaruka dusa nkaho turi bashye nuvuga ngo rero no kujya kubinonosora ubwo byemejwe y'abantu batatu bemeje ibintu nago umwe ari wayo uriza Viziyo ni ya 8 mu makipe 12 nekereza yuko no kuba Viziyo kuko se na Gerard na Etoile na Stanley na Kaminuza y'u Rwanda nizo zenye zibanza ukukiraho Unity na Ejo Yeza na Esperance. Viziyo urumva ko iri mbari sana. Nagarukaga rero yuko umutoza witwa Fisi no bita Iribe umwungiriza we n'umutoza w'abazamu harya yitwa Ndesami ndamwibagirwa izina rye ubyibushye wakinnye no muri Viziyo. Abo bagabo bose n'abagabo navuga yuko bari bafite Viziyo mu biganza byayo cyane kari abagabo bayikozemo imyaka myinshi bazi inguni za Viziyo zose bayikoragamo ibyo bashaka niko ngiye navuga impamvu mbivuga gutyo Regis iyo urebye uburyo iyi Viziyo reka ngaruke wenda nkangiye wayikinnye uburyo nayigiyemo nagiye muri Viziyo bingoye binsabye izindi imbaraga bya bindi wahereye uvuga uti hari igihe umuntu ajya muri equipe hari icyo atanze agafaranga kandi akagitanga babyumva ubona yameritaga kuba kandi ubona yuko abimerita yuko agomba kuba ari muri uwo mwanya nanjye ndi mu bantu bagiye muri Viziyo mu bwo buryo nzi n'abandi bakinyi kuri generation yanjye bagiye muri Viziyo ku bwo buryo barenga 6 icyo ngicyo kiraba muri equipe ya Viziyo kiraba gusa nibyo hahise ingaruka rero uyu mutozo uyu mwaka nuko yirukanwe ku kintu gisa nk'icyo cyo kuzana abakinnyi badashoboye mu ikipe ya Viziyo bamwe akabazana mu buryo budahwitse akasiga abandi bakajya mu zindi ekipe bakareyisisa icyo kintu rero cyajemo muri Viziyo cyane kubera amakuru yagiye atangwa ku muyobozi wa Viziyo. Umuyobozi wa Viziyo uramuzi Regis yitwa Birungi ni kenshi yagiye yumva yuko umutoza witwa Fisi ekipe yagize nk'akarima ke cyane yuko ni umutoza wicaga agakiza muri Viziyo agushaka atagushaka agushaka urahaza atagushaka uragenda habe ari president wakuzanye habe ari manager wakuzanye niwe kiwadi ibyo ndabyemera ku mutoza ashobora kuba ni nabyiza ku buyobozi guha ijambo umutoza ubundi muri professionalism atari byo bivuga ngo ntubizeye ubundi umutoza ibintu biri technique yagombye ko rubigiraho ijambo rya nyuma ubuyobozi nti wabibanenga kuba bagirira ikizera abatoza uyu mutoza rero nibyo yigeze gufasha equipe ya Viziyo umwaka ubanjirije ushize arayizamura mu kiciro cya mbere murabyibuka ajya muri equipe ya Etoile de l'Est. Ikibazo ibyo mubwira byo muri Viziyo yakoze muri Viziyo yarajya abikora no muri Etoile de l'Est. Ndakubwira Regis mubwire abakinnyi bagera kuri 4 uyu mutoza yagiranye ikibazo nk'icyo nagiranye n'uyu mutoza muri Viziyo. Yagiranye ikibazo n'uwo bita Haba Mahoro Vincent muramuzi aracyakina yavuye muri ni naho yasoreje umupira abonye yuko ahantu agezeho kugira ngo atange amafaranga kugira ngo ajye mu kibuga aravuga ati naga ari rwego rwanjye aravuga ati oya igihe kirageze yuko umupira nkureka. Uyu mutoza rero ari mu bantu bamunanije kuko kugira ngo ujye mu kibuga cye ngenda bivuga nk'umuntu bizi byabayeho nabo namakuru n'ubuhamya bagenzi banjye bamaye ubwo ndavuga ngabo ndi kukubwira ni umutoza ujya no mu kibuga mwabona prime agashaka ko nawe abona kuri prime yawe. Icyo ngiye kiri mu bintu twapfuye muri Viziyo ndabyibuka nyina match muri Viziyo ya Muhanga nayikinnye neza mba omedi match kuri iyo match ariko match natoraga se man of the match cyane rwose muri Viziyo baramutoraga yego. Icyo gihe
match yakurikiyeho nanze kumuha amafaranga ndavuga ukuri ngewe navuze yuko umva sinzabica hejuru nanze kumuha amafaranga kuri prime yanjye kugeza aho ankuye mu kibuga akajya nabimbira ngo nzabimenya ko ari umutoza ndi umukinnyi ibyo yaragiye arabikora no mu kipe yitwa Etoile de l'Est ashwana n'uyu mugabo bita uyu nababwiye Vincent ashwana n'uwo bita Shaka wakinye muri Sunrise muramuzi bapfa icyo kintu mu defenseur ashwana n'uwo bita Veda yakinye muri Police no muri Sunrise muramuzi bamwita Misiri yego bubwabo nje n'amakuru nabibarije bubwabo ko ari abo batatu barambwiye bati twebwe nabo turabakinyi baba mu kinina cyo guha umutoza prime twe turabakinyi dusanga tuzi ko dufite ibyo dufite twaje hano muri twari dufite ibyo gutanga nago twaje hano tuje gukorera umutoza nabo bakinyi nibigeze bareyisisa muri ikipe ya Etoile de l'Est Regis muri Etoile de l'Est warayibonye umwaka ushize wigeze ubona haba Moro Vincent akina kandi twarirebaga cyagiye wigeze ubona Shaka akina wapi wigeze ubona Veda akina Veda yararimo se bari mabo bose muri squad wigeze ubabona oya icyo rero nicyo kintu bapfuye n'umutoza witwa Fisi ntibanazamutse bakuyemo rya rushanwa babaye abanyuma ahubwo kuko Muhanga yazamukanye na Gicumbi la Jeunesse buriya niyo yabaye ya gatatu sigara ni la Jeunesse bo babaye abanyuma muri rya rushanwa ry'amakipe ane uyu mutoza rero ibyo bintu akimara gutanga umusaruro nyene bijyanye n'ibyo bibazo by'abakinnyi yazanye nakorane nabo neza bigatuma ikipe ya Etoile de l'Est itazamuka mu cyiciro cya mbere byaje kugaragara yuko amakuru atangwa mu ikipe ya Etoile de l'Est yuko uyu mutoza hari dressing room y'ubwayi itari imeze neza mu iyo sezo yagiye ashwana nabo bakinnyi nagiye nkubwira kandi n'abakinnyi bazanywe baje gufasha ekipe ariko bananizwa n'umutoza birangira batazamutse icyo tukireke nyuma naje no kubivuga ndavuga ni viziyo ikoze fopa iyo kugarura uyu mutoza nubwo yigeze kuyizamura nibyo tubyemeranye Regis Etoile de l'Est ni ekipe ifite ubushobozi kurusha viziyo ni ekipe ikwemera kugura umukinnyi uwo ari we wese wakwifuza ifite amafaranga ni ekipe y'akarere ayo mahirwe yarahawe muri Etoile agura abakinnyi bose ashaka biza no kurangira ashwanye nabo ni na mpamvu navuze ngo kugaruka muri viziyo nubwo yabizamuye abantu babyitiranyije bakavuga ati azongera tuzamure nabonaga bidarashoboka ko ngiye narabivuze hano kuri izi mikoro ndavuga ni uyu mutoza nubwo agarutse muri viziyo ariko iyi viziyo ndabona igomba kumara indi myaka nka 11 nk'iyo yamaze mu cyiciro cya kabiri n'ubundi itazamuka ikibayeho rero uyu munsi gisa n'ibyo bihe n'ubundi uyu mutoza yabayemo aho hose nagiye mbabwira uyu mwaka uyu mutoza yabaye nkaho urabizi ko viziyo yamanutse mu cyiciro cya kabiri yasigaranye abakinnyi batarenze 5 ndakeka iyo ni operation batarenze 5 abandi bose baje muri viziyo ni umutoza n'ubundi wabare Chris namaje kukubwira ukuntu uyu mutoza rekirita ni kintu cya mbere yanagora no guce mu ijambo uyu mwaka viziyo ntishobora kuza muri playoffs kuko urareba ukabona ntiyapangurura Muhazi United muri retour kuko viziyo uyu munsi tuvugana twabonye ko ari ya 8 n'amanota ndumva ari 8 hari ikipe zifite 18 na za 17 muri retour ntabwo wapfa kupangurura amanota 10 ku ikipe nazo byagorana iyo urebye n'ama ekipe bari kumwe byagorana cyane kuko nka Nkombo twaribonye iri serie cyane ntabwo wayipangurura Muhazi ntiwayipangurura Espoir y'Urusizi nabyo byagora kugira ngo Espoir kuva yatandukana n'uyu mutoza wazamuye Gicumbi gasigarana Jean Paul urabona yuko yaje mu bintu byayo urabona itaba n'ibyayo ariko kuyipangura byo byazagorana kugira ngo uyipangurure muri match by the way aho ngaho muri iryo tsinda nakubeshye ngo n'amakipe 12 kandi n'amakipe 10 viziyo ni ya 8 mu makipe 10 hari ikindi gihe wigeze wumva viziyo ari ya 8 oya no bwa mbere aya manota rero ifite ni make cyane byagora muri match 9 bakina ikintu rero cyagoranye muri ekipe ya viziyo uyu mutoza yakane ni la Jeunesse kandi kara Jeunesse kari kaza cyane noneho kugira ngo ubyumvereje noneho ni intare ntibapfa kwica ijyamo abakinnyi babuze uko bajya muri viziyo baba bashaka kujya muri viziyo abenshi hafi ya bose bashaka kujya muri viziyo abajya muri la Jeunesse baba babuze uko bajya muri viziyo uyu mutoza rero impamvu ngewe mugarukaho cyane nuko uyu mwaka abakinnyi ya Recris niwe wabirekritiye ariko hari nabo manager Jaziri yagiye ageramo uruhare kuzana muri viziyo Jaziri niwe bamwirukanye se oya Jaziri ni manager wa viziyo ni nawe navuga yuko iri ku mutwe cyane ni uba hafi y'abakinnyi niwe president baza niwe president baza buri kimwe
uyu mutoza rero uyu mwaka yazanye abakinnyi akimara kubageza muri kampo, yazanye abasore nka barongaronga, urabazi muri equipe ya Etincelle, yazanye abasore nka umusore nkunda kwibagirwa cyane, nkunda kubagirwa izina rye, yagiye azana abasore batandukanye mu cyiciro cya mbere. Bakimara kugera rero no muri vision nanone, kubera ya system akoresha yo kuvuga ngo ndagukoresha kubera yuko wanganirije, yagize bamwe batabyumva bashyize ku ruhande, aba akorana na babandi nyine babyumva neza, babumva system ye. Ibyo rero byaje kumukostinga muri resulta, niho bigejeje vision rwose ntabwo byumvikana uri vision ko yabiye 8 niho bigejeje vision uyu munsi. Vision ku bantu bayizi uyu mwaka ni iri mu makipe afite abakinnyi beza mu cyiciro cya kabiri, beza reji mu cyiciro cya kabiri. Nk'abakinnyi nk'abangaye naguhaye uwo bitarongaronga, naguhaye uwo bitakeko yakinaga muri mu magajo muri cyiciro cya mbere cyane. Ndakubwira uwo bita hari umusore harimo bari mu mwaka ushize ngo bitarura, yari ari mu mwaka ushize. Fabrice yari ari mu mwaka ushize mu cyiciro cya mbere. Harimo abakinnyi bagiye bakomakomeye bari muri vizi, urumva harimo abakinnyi bakinye mu cyiciro cya mbere benshi. Fabrice no mu mwataka nziza Fabrice ni mu mediateur, yambara nimero 6 n'umwaka ushize yarakinaga ari titireri muri vizi. Ni ikipe ubona yuko ifite abakinnyi beza, ariko umutoza ntabwo yumvikana na bamwe mu bakinnyi beza bahari, abashyira ku ruhande abo bagakinisha abamwumva mu byo ashaka gukora, kuko nyine vision yayigize nk'urugo rwe nk'uko mbibabwira Regis. Ngeri vision nayibayemo yayigize nk'urugo, iyo utumva icyo akubwira ujya ku ruhande, kandi akubwiza ukuri nagaca ku ruhande, arakubwira tuzamenya ko ndi umutoza wowe uri umukinnyi. Icyo rero nicyo mbona cyagiye gituma iyi kipe igira resulta mbi. Uyu mugabo yagiye abiganirizwaho kenshi yuko Fisi ari muri bamwe bica, uyu mugabo ndavuga president wa Vision ari muri bamwe bica equipe ya Vision, agenda abyima amatwi. Ariko uyu mwaka nyeka ko yamaze kubona ukuri, akaza kubona yuko nasiga no mwungirizaho Iribe, cyane yuko Iribe ari n'imandwa yande ya Fisi. Urabizi yuko no muri Etoile de l'Est yamujyanye, banava no muri Etoile baragarukana. Ni yarebye aravuga ati ninakuburiye staff, ninakubura ngo aba bantu bajye ku ruhande nongere nubaka ibintu bishyashya, ndaba ndi kujugunya amafaranga. Kurumva no kubisobanura president w'ikipe utanga agafaranga ke ukipe nuko wenda muri ratsinda ntazizamanuka kubera ko Akagera noze zikuye mu marushanwa. Reka nze nabonye hari nuze Ferwafa yagize uteraze gushira hino leta ya Ferwafa. Icyo kintu rero nekereza yuko niba n'uyu mugabo ushaka gukomeza kariyeri ye, cyane ko ari umutoza nawe ugishakisha inzira, nukuri yagakwiye kuba hari ibintu areka, ibintu bidakwiye umuntu w'umutoza uri kuzamuka. Ko nawe akeneye kubaka izina nk'umutoza, akaba yakitoza mu cyiciro cya mbere akanarengaho, wenda akajya n'ahandi. Ariko ntabwo ibyo nta hantu byakugeza uri umutoza rwose. Nekereza ko n'undi utekereza gutyo naho bizamugeza. Nicyo niyo mbona yuko cyatumye iyi vision irekura bano batoza bayo, ikavuga buti mwe mugiye ku ruhande tugerageze n'abandi. So n'ibyo ndumva bisobanutse kabisa. Ugikurikira no kumenya ngo ninde uri buze kuza gutoza vision, kuko nanjye byo ndetse kubeshya ari bavugaga vision nkumva muvuye. Umva ni mutoza nyine bamubonye ko igeze no kuvamo. Ngiye biri muri bimwe numva ikipe ya Vision imanuka kuba muvunye atarahari. Urumva rero niba byageze ubwo bironge avuga ati turangizanye tubyara nabo. Biba byakomeye. Yari umutoza birungi yizera. Yari yaramwizeye cyane, yaramuhaye ikizere. Biba byakomeye kandi urumva nimba baramurekuye akagenda kongera akagaruka, si impamya neza ko iyo feve izongera kubaho. Byagorana ngo bongere bamureka agaruka. Byagorana rwose. Ahantu icyiza Fisi nge mufata uretse wenda nk'ibyo ubutubwiye kandi iby'amakuru abakomeye, nge mufata nk'ubatoza donc baba upcoming bafite icyo baha abakene cyane. Azi icyo bita gutoza, arabizi. Bazi gutoza. Bene abo batoza rero mu Rwanda, dore mu Rwanda rero ikibazo abatoza bagira bose kita rusange uzabibona, umuntu ntaracyumvaho no umuntu umwe witwa Lenkirasa, ariko abandi batoza bose bazi gutoza. Nubeshye
abandi batoza bose bazi gutoza beje baba ati ngiye mfite ikintu naho umukinnyi namutransforma nkamugira gutya we yumva ko nta mukinnyi kamara utamuhaye ibyo ashaka yumva ko yafata Samira akajyamo agakina yumva ko yafata Aime akamukora uko bishaka akajyamo agakina ofete kuba afite iyo karite yo kuba azi gutoza nyine abigira impamvu yo kuvuga ngo nyine nakinisha uwo nge numva nshaka mu buryo bwanjye mbishakamo Oriye yo gufata ahubwo iyo karite afite ngo itume yexera yego kuba uzi gutoza nyine ni perfection yagatumye uba perfect yego ukabaza kuba uzi gutoza akanya niyo Sport yagatekereje umutoza wungirije tase unundi mutoza wenda waza gutoza wose Shabani yari gutoza ikipe ya AS Kigali ushobora gusanga n'umujani cyitwa gutoza nabimuru cyane nese Shabani arashobora gutoza Gatera kandi urva nka Shabani ntago oya nagamurusha ntago wagiranya Gatera na Shabani kuri bande urumva iyo wamaze kwambara iyo sura yuko abantu tubikuze kuzi gutoza pe wafata umukinnyi ukamutransforma ariko ikintu gituma utagera kuri yaho nivo yego ni wowe ubwawe wirimita kuri utu tuntu duto two kuvuga ngo urumva hari umunsi twe turi ahantu ukajya kumva umutoza abwiye abakinnyi abo ati ariko ati ntimurebe ko tutwaye ahantu turi abakinnyi 15 ati bana nk'umukinnyi umwe mu bakuru muri bati mushaka ukuntu dushimira coach abantu bitewe n'icyo mukinnyi mukuru aganira umutoza igihe hari ikipe imwe ukibivuga twakinagamo ni niya vuba rwose zitari niya kera iyo tutashiragamo ngo dushimire umutoza ryabaga ari ikosa kandi ngewe nkubwira ngo ryabaga ari ikosa sindibuze kubwira izina ry'umutoza wari we kandi ahubwo niwe bagakwiye kudushimira irusizi yari Chris abakinnyi 15 anje umwe muri bo aravuga ati rero ndo museni dukwiye gukora akantu k'agatsinda tugashimira umutoza nka miliyoni hafi nka 10 mukamuyagira oya cyane rwose kuko yabazanye buri wese ubaha miliyoni ivanamo nka 500 uwo bavanamo nka miliyoni muri gice ubone nk'ijana wa miliyoni ni nk'ijana ntabwo yewe wa miliyoni nk'ijana umutoza guhaya akazi umukinnyi baherekanye na miliyoni kariyo mpamvu ahubwo yagize amahirwe asigara kariyo mpamvu nateruye oya hano umutoza kuvuga ngo uzahembwa kariyo mpamvu nateruye zira document nzizana hano waba uzi intandaro y'icyo cyambere napfuye n'umutoza waba uzi icyo ari cyo twagiye Reji twajya turafata ibikorwa tukajya muri Murera tuva kuri Bugesera ho gato bakeye ko banze gukora imyitozo tuze tujya kuri Murera ko Bugesera nituyitindaho cyane Bugesera tuyisoreze ntacyo bitwaye Reji tugende bafite ibikorwa kugira ngo tute Bugesera twigire tujye muri uyu munsi ntabwo ndavuga inora ngo ndavuga ifube kuko mfite urumva umwanya muto uzazeraho kwa gatanu urazitangira n'umwaka mushya kwa gatanu nibwo ifube nzazivuga